Abantu benshi bakunda kurya ibigori. Ni byiza kuko ari indyo yuzuye iyo bivanzwe n'ibinyamisogwe. Nzi n'abantu batungwa nabyo iminsi myinshi kandi ugasanga bafite ubuzima bwiza cyane. Abajya muri gereza bataha igifu cyarakize kubera gukunda kurya ibigori. Gusa ngo nurya ikigori ntukajugunye imisatsi yacyo kuko ivura indwara nyinshi. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abantu batandukanye bwagiye bugaragaza ko burya imisatsi y'ibigori yagiye ikoreshwa kuva mu myaka 6,000 ishize nk'umuti uvura ibintu byinshi bitandukanye. Iyi myaka ni myinshi, niyo mpamvu inzobere zihuriza hamwe ziti nurya ikigori ntukajugunye imisatsi yacyo kuko ivura indwara nyinshi. Muri rusange abahanga bagaragaza ko ibigori ubwabyo bifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu, cyane cyane ko imisatsi yacyo ikungahaye ku ntungamubiri zirimo vitamini C na vitamini K n'imyunyungugu itandukanye. Imisatsi y'ibigori ni umuti ukomeye, ivura uburwayi bw'uruhago, ubushyuhirane bw'urwungano rw'inkari, kubyimba kwa prostate, udusenyi two mu mpyiko, kunyara ku buriri, kudakora neza k'umutima, diyabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, kugwa agashyuho n'urugimbu rukabije mu maraso. Noneho nurya ikigori ntukajugunye imisatsi yacyo muri pubele kuko ikiza indwara nyinshi tugiye kubasangiza hano kuri Muganga Desire TV. Umuyoboro waje gukemura ibibazo by'ubuzima abantu benshi bibaza. Kudakurikirana uyu muyoboro ni ukunyagwa zigahera. Tubagezaho inkuru zitandukanye zirebana n'ubuzima gusa. Nshimira Imana ko ibi biganiro bimaze gukiza abantu benshi. Abari barahejejwe mu gitanda n'indwara za twibanire ubu ni ibisore bigurukana imbaduko y'ubuzima buzira umuze. Bamaze gusobanukirwa ko kubaho batarwaye ari byo bishoboka gusa. Udakanze subscribe kuri uyu muyoboro wazaruhu wakavuna. Muri ibi biganiro dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Akamaro k'imisatsi y'ibigori ku buzima bwacu. Corn Silk Health Benefits. Rimwe, gufasha abarwaye diyabete. Imisatsi y'ibigori ifite ubushobozi bwo kuzamura igipimo cy'umusemburo wa insuline ufasha kuringaniza isukari, bityo bikarinda indwara ya diyabete. Kabiri, gutembera neza kw'amaraso. Intungamubiri ziva mu misatsi y'ibigori zifasha umutima n'imikaya gukora neza, amaraso agatembera neza mu mubiri. Gusa abaganga bavuga ko abantu bafite umuvuduko w'amaraso uri hasi cyane cyangwa uri hejuru cyane batemerewe kuyikoresha, ariko sibyo. Hakwiriye gukoreshwa doze nkeya kuko abafite ibi bibazo nabo barayikeneye. Gatatu, kuvura imidido. Intungamubiri ziri mu misatsi y'ibigori ngo zituma umubiri wiremamo ububasha bwo guhangana n'ibyimbirwa mu ngingo, bityo bikagabanya impungenge zo kurwara indwara ya gute. Kane, koroshya uburwayi bw'impyiko. Imisatsi y'ibigori kandi ifasha impyiko kurushaho gukora neza, zikayungurura neza, kwituma no kwihagarika bikoroha. Gatanu, kugabanya umubyibuho ukabije. Imisatsi y'ibigori kandi igabanya ibinure mu mubiri. Abahanga bavuga ko icyayi cy'imisatsi y'ibigori kigabanya imyanda y'ibinure bidakenewe mu mubiri, bikaba byatuma umubyibuho ugabanuka ku muntu unywa iki cyayi nka 2 cyangwa 3 ku munsi. Icyakora ngo si byiza gukoresha iki cyayi nk'umuti ugabanya umubyibuho ukabije, wagikoresha rimwe na rimwe. Gatandatu, kunyara ku buriri. Indwara yo kunyara ku buriri ni indwara ihurirwaho n'abana benshi, gusa hari n'abantu bakuru yibasira. Dore uko watandukana nayo: ushaka imbuto n'amababi bya sipure ukabitogosa mu mazi menshi, ukajya ubyicaramo byabaye akazuyaze iminota 10 ya buri mugoroba. Warangiza ukajya unywa akarahuri k'icyayi cy'imisatsi y'ibigori. Uyu muti bibaye byiza wajya uwukoresha mu gitondo na nimugoroba kugira ngo urusheho kugera ku musaruro mwiza mu gihe gito.
Uku niko ushobora gutegura uyu muti uvura indwara nyinshi ukoresheje imisatsi y'ibigori. Uyu muti abo mu burengerazuba bw'isi bita icyayi cy'imisatsi y'ibigori, utegurwa mu buryo bworoheye buri wese washobora kubona ikigori. Ufata imisatsi y'ibigori ukayanika, ukayisya ikavamo ifu, hanyuma ukajya ufata ibiyiko bibiri by'iyo fu ukavanga n'igikombe cy'igice cya litiro y'amazi. Iyo umaze kubivanga urabicanira mu gihe kingana n'iminota 10 bikabira cyane. Nyuma y'iminota 30 ukaba wayungurura ukanywa nta kibazo. Mu minota 5 uraba umenya ukuntu wakwivura inzoka zo mu nda cyane cyane amibe. Ufata ikiyiko cy'ifu ya timu, akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi, ukabiraza mu kirahuri cy'amazi. Mu gitondo urayungurura ukavangamo ubuki utarwaye diyabete, hanyuma ukanywa. Iyo urwaye diyabete uwunyweraho, kandi na diyabete uyu muti urayigabanura. Uyu muti wikurikiranya iminsi 7 ugasibira icyumweru, ukazongera kuwukoresha indi minsi 7. Iyi minsi irangira ukize neza amibe n'izindi nzoka nyinshi zibasira amara.
Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.